Sawuli Imana imusukaho amavuta yahise aba umwami uwo munsi. Yewe na Salomo asukwaho amavuta yahise aba umwami uwo munsi. Ariko ngo Dawidi asutswaho amavuta yahise asubira mu ishyamba. Nagira ngo nkubwire bavandimwe, Imana araguhamagaye iragutoranya, yagiye gusezerana ibintu byinshi. Hari abandi bantu mwatoranyijwe umunsi umwe murahamagarwa musukwaho amavuta umunsi umwe barasubizwa, we nturasubizwa. Nagira ngo ngenga impamvu ubona utarasubizwa ni ukuri Dawidi. Dawidi ni umuntu wakoreshwe ibintu bikomeye. Nusoma Bibiliya uzabona mu bami bose babayeho bagiye bakora ibintu bidasanzwe bagakora ibigwi, nta n'umwe wigeze ubaho uretse Dawidi. Dawidi yakoreshejwe ibigwi mu buryo budasanzwe, ndetse igihe kimwe amaze kwiciye umugabo bita Goliyati turi kureba ngo abagore baririmbye indirimbo batera imbere ngo baravuga ngo Dawidi yishe inzovu ariko Sawuli yishe ibihumbi. Data mu izina rya Yesu, abana baduciye bugufi imbere yawe, uyu ni umwanya wo kumva ijambo ryawe. Turakwinginze reka uze utugire neza nk'Imana muri iri jambo. Reka abantu babohoke, indwara zikire, abantu babone neza yawe. Abakeneye kugira icyo bakubonaho reka bakibone kubw'izina ryawe. Abakeneye imbaraga zawe nibazibone, abakeneye iterambere nibaribone, abakeneye gukizwa nibakizwe mu izina rya Yesu. Ndaguhamagara reka Mwuka Wera w'ubwenge w'imbaraga amanuke muri amateraniro, iby'umwana w'umuntu atasobanura bisobanure, kandi Mwuka Wera icyo haleluya icyo washyiriweho no kugira ngo bashe guhugura no kwigisha no gusobanurira abantu kugira ngo bashe gusobanukirwa n'inzira y'agakiza. Reka rero uzubane natwe muri iri jambo, uzuduhishurire, uzutwereke, uzutwambika imbaraga, buri umwe wese akubone, buri umwe wese abone ukuboko kwawe, maze iri jambo ribashe guhindura imitima yacu, tubashe kuba mu mbaraga n'amavuta byawe. Urakoze Kristo ko ibyo bikoreye kwibahisha, mu izina ryawe Yesu urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma ibice byaho 17, dusome ku murongo wa 45 tugeze ku murongo waho wa 47, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyeweho nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari y'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo tugiye kurebaho, harimo ibintu byinshi cyane nge nawe tuza kugenda tumenya kandi dusobanukirwa kuri iyi Mana yacu. Aya magambo turaza kureba amagambo ibintu byinshi, ariko muri ibintu byinshi tugiye kureba biraza kuba bishingiye muri aya magambo tumaze gusoma. Iri jambo rero ni ijambo rigiye kongera kugira ibyo rirema ku buzima bwawe, ni ijambo rigiye kongera kugira ibyo rikora ku buzima bwawe, ni ijambo rigiye kongera kugutera imbaraga. Wari waracogoye, wari warasubiye inyuma, wajyaga ukora analysis z'abantu, ukanaliza ku Mana, ukagira inzira runaka uremangatanya, ukavanga Imana izakorera aha. Yewe rimwe na rimwe ukajya usenga ukavuga ati, Imana genda usange nyina nako bigenze gutya cyangwa naka. Ariko najya mbwire ngo muri iki gitondo ntabwo Imana ikirisha inkota, ntabwo Imana ikirisha inkota, kuko yiza kubikirisha inkota bamwe ntabwo tuba tukiriho. Ntabwo Imana ikirisha inkota, yiza kubikirisha inkota bamwe ntabwo tuba twarashatse, abandi ntabwo tuba twarabyaye, abandi ntabwo tuba tukiriho na bugingo n'ubu, kuko Imana yo ni Imana kandi ifite ibyo ikora, amateka y'abantu ikahindura. Reka inkota muri iki gitondo ushobora kwita amafaranga, ushobora kwita kuvukira mu muryango mwiza, ushobora kuyita ibikorwa runaka cyangwa ubushobozi runaka, cyangwa se rivozi z'amashuri runaka. Najya mbwira ngo Imana ntabwo igikirisha ibyo ngibyo. Ni nayo mpamvu turaza kureba ibintu byinshi bitandukanye, uraza gusobanukirwa neza n'imbaraga z'Imana ndetse no gukora kw'Imana. Rero iri jambo ni ijambo rifite amateka maremare, cyangwa se ni ijambo harimo inkuru ndende. Harimo inkuru y'umugabo bita Dawidi, ari wavuze aya magambo. Uyu Dawidi yari umwana cyangwa se ari umuhungu wa Yesaya, ndetse Yesaya arafite abahungu 7, hakajyaho na Dawidi. Uyu Dawidi rero nubwo yari ari mu rugo rwa Yesaya nk'umuhungu wa Yesaya, ariko ntabwo yari umwana uvukana n'abari abahungu bose. Urabona kera bajyaga bashaka abagore, abandi bakabyara, ariko bakabyara n'abagore batandukanye.
rero ntabwo Dawidi yavukanaga na bariya bana kuri nyina nk'uko Bibiliya ivuga, ahubwo Dawidi yari yarafashwe, ndetse kubera ko yavutse muri ubwo buryo atabwa mu ishyamba cyangwa ajugunywa mu ishyamba kugira ngo ahari n'inyamaswa zibe zamurya. Murabizi neza ko buriya abana b'amahara kwishi bateza ikibazo, buriya abana b'amahara kwishi ikibazo kiba gihari. Papa wanyu ashobora kuba afite ikibazo cy'ubushobozi, ariko kubera ko hari umwuka uri mu buzima bw'abantu, umwuka wo gutanya abantu, noneho uwo mwuka wamara kuza kuri abo bantu, abantu bagakeka ko kuba wenda papa we ntacyo yagukoreye, yabikoreye nyiranaka cyangwa naka mudahuje mama wawe. Noneho ugasanga abantu bahura mu makimbirane atarangira kubw'uko badahuje umubyeyi wabo umwe. Rero njyewe nkiri umusore nagiye nsenga na mana uzambabarire sinzagira abana b'amahara kwishi. Kubera iki? Njyewe ngira mushiki wanjye, papa yari yarashatse bwa mbere, arabyara, arongera ashaka mama. Urumva nzi icyo mba ndi kuvuga. Rero rimwe na rimwe hari igihe mushiki wanjye yajyaga aza akadutera hejuru akavuga ati ibya papa rimwe muri kubirya, papa nta kintu akimariye nimwe, urumva, kandi tunarengana natwe ntacyo twabonye. Rero aya macakubiri cyangwa se ayo makimbirane yakunda kuba hagati y'abantu badahuje ababyeyi. Hagati y'abantu badahuje ababyeyi bakunda kujyana mu makimbirane, ugasanga umwe araburaminga mugenzi we n'undi mugenzi we, nyamara mu by'ukuri nta kintu gihari kidasanzwe. Rero Dawidi nawe nuko byari bimeze, bageze nubwo bamwanga rwose, baramwanga, no kumuheza mu ishyamba ntabwo aribyo byari bimukwiriye, kuko bagomba kohereza abandi bashumba, abandi bacakara cyangwa abandi bazindi mbata cyangwa se abandi bagaragu, ariko bahoreje Dawidi kugira ngo Yesaya amuhungishe bavandimwe be, ndetse ye gukomeza kuba igitutsi mu muryango. Ariko kubera ko Uwimana yatoranyije, Uwimana yakunze, Uwimana yitaho, nta kibasha kumunyeganyeza. Imana imurindira mu ishyamba, Imana ikomeza kubana nawe, ikajya imurinda amadubu n'intare byaza bije kumwica, maze Imana ikamurinda. Imana itoza Dawidi mu rwego rudasanzwe kugeza ubwo abasha kwiyicira intare, akabasha kwiyicira idubu. Rero nagira ngo mbwire muvandimwe, mu bintu uri kunyuramo byose, ntugire ngo hari ikintu kidasanzwe, ntugire ngo hari ikintu kidasanzwe kiba cyabaye, ahubwo rimwe na rimwe Imana ibiri kugutoza, kugira ngo muri uko kugutoza ubashe gusobanukirwa no kumenya icyo wakora, ubashe gusobanukirwa no kumenya urugamba warwana n'uburyo warurwanamo. Ku bantu twatangiranye mu gitondo, nababwiye ko hari igihe Imana ijya ikunyuza ahantu ukanasenga ukayisaba ukabona itaguhaye, ukagira ntugire ngo hari indi mpamvu. Narindi kubabwira ngo hari igihe Imana ibona utarabasha kwinjira muri icyo kintu, ukaba uri kwisaba miliyoni utaragira n'ubushobozi bwo gutunga ibihumbi 100. Bisaba ngo Imana irabanza ikwigishe kugeza igihe izaguhereza miliyoni ntigire ikigutwara. Muvandimwe inshuti nkunda, maze ngo Dawidi aba muri iri shyamba, ariko abatozwa, aba yigishwa, ariko mu by'ukuri ubajije Dawidi muri kora gutozwa kwe ntabwo yari abisobanukiwe neza. Nagira ngo mbwire ngo gusanga umuntu mu kigeragezo cyangwa mu kibazo runaka, kugira ngo abashe gusobanukirwa n'impamvu y'ibyo bintu ntabwo ashobora kubisobanukirwa, ariko iyo abivuyemo nibwo amenya icyo byari bisobanuye. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nimba ufite ubuhamya butanga, kuko ubuhamya ni ibintu uba waraciyemo, wamara kubicamo ugasobanukirwa n'imbaraga z'Imana. Rero ahangaha rero igihe cyaje kugira Dawidi, Imana iza kumureba, iramukunda, ibona uburyo Dawidi yitwara, ibona uburyo Dawidi aba mu mwanya arimo. Ndangira ngo hari igihe Imana ikureba mu kigeragezo ikavuga ngo kuko uyu mwana wanjye, kuko ni umwana wanjye, yarihanganye, reka nze mutabare, yarihanganye, reka nze mugirire neza. Nagira ngo nkubwire muvandimwe inshuti y'umusaraba, iki gitondo niba warihanganiye mu kigeragezo, ukaba warihanganiye mu ntambara ahuye nazo, Uwiteka aje kugutabara kandi aje kukurengera. Wowe wizere kandi ukomeze uyishingikirijeho, ntucogore. Amajwi ni menshi akongora kugira ngo nyamara warayobye, nyamara urinjije, nyamara, ariko ntuyiteho. Wowe ugume ku cyo wafashe, ntukirekure, kugira ngo Imana ikugire neza. Ngo maze Dawidi rero igihe kiza kugera, ngo Imana irebye ibona umutima we n'umutima udasanzwe, ibona nubwo ari umushumba ariko hari ibyo yujuje abize za kaminuza batujuje, ibona nubwo atize, ibona nubwo hari abantu bize amashuri akomeye, amanivasi akomeye, ariko Imana irebye umutima wa Dawidi, ibona Dawidi ni umuntu udasanzwe. Ivuga kuri Dawidi iravuga ngo ibonye uw'umutima wayo wishimira.
nagira ngo nkubwire muvandimwe inshuti y'umusaraba, nagira ngo nkubwire ngo Imana irakubona, irakuzi. Abantu bashobora kutakubona kubw'impamvu runaka, kubw'amashuri makeya, kubw'umuryango wavukiyemo, ko nta mafaranga ufite, ariko nagira ngo Imana irakuzi, izi umutima wawe, izi uko umeze, izi uko uteye, izi icyo ushaka gukora, izi icyo ushaka kugeraho, izi icyo wakora mu gihe yagutabariza icyo wakora, kandi izi n'icyo utakora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tujya dutinda mu nzira tugakeka ko Imana yatwibagiwe cyangwa yaturetse, naho ni ukugira ngo Imana idutreninge kandi ibashe kudushyira mu mwanya. Nagira ngo nkubwire muvandimwe y'umusaraba, Imana muri iki gitondo irashaka kugira neza, ariko ukwiriye kongera kuyizera bundi bushyashya, ukwiriye kongera kuyiringira, ukwiriye kongera kuyishingikirizaho. Ngo maze Dawidi muri uku kuntu yari ari mu ishyamba, Imana iramureba ikunda umutima we. Nagira ngo nkubwire ngo kuba uri mu butayu, kuba uri mu kibazo, kuba uri mu kigeragezo, ntago bivuze ko Imana itazi ibyo uri gucamo. Irabizi kuba waburaye, Imana irabizi ko waburaye, kuba wabwiriwe irabizi ko wabwiriwe, kuba ubukode bumeze nawe ufite za piriyave, Imana irabizi. Nta kintu na kimwe Imana ihishwe, ntabwo Imana yerekwa, Imana irirebera. Rero nagira ngo nkubwire ngo muri iki gitondo wongere wishingikirize ku Mana, wongere uyiringire, wongere uyizere, kuko yiteguye kugira neza. Ngo maze Dawidi rero ngo Imana irangije ihagurutsa Samweli. Mwibuke ko muri iki gihe ngo umugabo bita Sawuli wari umwami w'Abisiraheli yari yarasuzuguye Imana, ngo maze Imana iramubwira ngo najye kwikurimbura Abamaleki, ariko ahageze arangije akora ibyo Imana itamubwiye. Imana yari yamubwiye ati ntugire n'akantu na kamwe uhasiga, ntugire ikintu gihagaze uhasiga, ntugire ikintu na kimwe ubabarira. Ariko ngo uyu mugabo bita Sawuli ngo ahageze, ngo arebye abakobwa beza, ngo arebye inka, abona inka z'imishishe, ngo arangije n'umwami waho Agagi ngo ntiyagira icyo amukora, ngo nawe aramufata ari imbuhara amuzana. Ngo ibyo bibabaza Imana cyane. Samweli aragenda amubwira ati ibyo ni ibiki wakoze? Sawuli aravuga ati njye nyamara nakoze ibyo ngomba gukora. Samweli aramubwira ati si ubwo uko gutamatama kw'intama numva ni ukuhe? Maze Samweli ari umukozi w'Imana kandi ntiyahishwaga. Maze ngo Sawuli aramubwira ngo ni ukuri njye nabonye ngo nabonye inka nziza, nabonye intama nziza, ngo ndangije ngo ndazizana kugira ngo nzitambire Uwiteka. Maze Samweli abwira Sawuli aramubwira ngo ese ukeka ko Uwiteka yishimira ibitambo kuruta umuntu umwumvira? Nagira ngo nkubwire muri iki gitondo, ntabwo Imana ikeneye amaturo yawe kuruta uko wayumvira, ntabwo Imana ikeneye ibyo watanga kuruta uko wayumvira. Imana ikeneye ko uyumvira, Imana ikeneye ko wumvira ibyo yahamije, Imana ikeneye ko wumvira ijambo ryayo ukarishyira mu bikorwa. Ni iki Imana ikeneye. Ibindi byose uri gutanga bimeze nk'ibiguzi, ntabwo Imana ijya igurirwa. Hari abantu benshi cyane baba mu matorero ugasanga aratanga ibintu bimeze nk'ibiguzi, buri kintu cyose aragikora, ntashaka gukizwa, ntashaka guhinduka, ariko itorero naryo ryamukubiseho itako kubera ko ribona ko sima yabuze yayigura, amafaranga runaka yakintu yabona. Ariko najya ngo Imana itandukanye nuko abantu tumeze. Maze ngo Sawuli, Imana kuvuga umunsi ngo Imana imuca ku ngoma, ariko ntago Sawuli yaciwe ku ngoma ngo ave ku ngoma. Ikino kintu muze kucyumva neza, ahubwo Sawuli yaciwe ku ngoma ngo arakomeza aba umwami, ndetse yamaze ku ngoma imyaka myinshi cyane. Hari abantu benshi bamaze gucibwa ariko bagihanura, hari abantu benshi bamaze gucibwa ariko bakibwiriza, hari abantu benshi bamaze gucibwa ariko bakiri abakristo. Nagira ngo nkubwire ngo kuba umuntu yakomeza kuba ari gukora ikintu ntago bimuhamiriza ko icyo kintu koko Imana imwemereye kugikora, cyangwa se Imana imuhaye ubwo burenganzira. Hari abantu benshi cyane bari gukorera inyuma ya zero. Ahubwo nawe turi kumwe muri amateraniro utekereze neza nimba uri gukora mu rwego Imana ishaka ko wakora. Nagira ngo nkubwire ngo abantu benshi bamaze gucibwa kera, kandi abo bantu bamaze gucibwa barakibeshya ko Imana igikorana nabo, barakibeshya ko Imana ikiri ku ruhande rwabo. Nagira ngo nkubwire ngo kuba wahanura ugakomeza ugahanura, kuba wabwiriza ugakomeza ukabwiriza nk'uko ndi kubwiriza, kuba wigisha ugakomeza ukigisha, ntabwo ari igihamya cyerekana ko Imana ikwemera. Yesu yavuze amagambo akomera avuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Imbuto zawe, imikorere yawe muri karitsiye, aho utuye, aho ukorera, aho ugenda, aho ngaho, bya bindi ukora nibyo bizerekana koko nimba utaraciwe. Imana ishimwe cyane, Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Ngo maze rero Dawidi igihe Sawuli yamaze gucibwa ku ngoma, ngo Imana ibwira Sawuli amubwira ngo genda ujye kwimika umwami, nabonye umwana witonda mu bahungu ba Yesayi. Ngo maze ntabwo Imana yigeze ibwira Samweli ngo imubwire ngo ni Dawidi, oya,
ahubwo Imana yambwiye ngo genda ujye kwimika umwami mu bana ba Yesayi. Maze ngo Samweli aragenda afata ihembe ry'amavuta ajya kumwimika, ngo ariko ngo agezeyo, ngo ahageze ngo asanga bose barahari, ngo ariko ngo asanga hari undi muntu udahari. Ariko ntabwo Samweli yigeze amenya ko hari umuntu udahari, ngo ahubwo yatangiye umuhango nk'uko umuhango wari umeze, kuko baramubwiye bati rero karibu ngwino dufungure tugiye gutya. Avuga ati oya, atahubwo abahungu be barihe. Arabahamagara ahera kuwa mbere iriya bagira kuri Aminadabu, baragenda barindwi bose arabahetura. Ngo maze ngo Samweli yajya gusuka amavuta, ngo agasanga ntago bikunda, ngo Imana ikamubwira ngo hoya, uwo nawe namugaye. Ageze kuri Eliyabu, Imana yamubwira ngo nturebe igihagararo cye, nturebe ubwiza bwe, uwo namugaye. Ageze kuri Aminadabu nabwo bigenda gutyo, ngo bahungu bose uko ari barindwi ba Yesayi bose arabahetura. Ngo ariko ngo Samweli arangije abaza Yesayi aramubwira ngo ese aba nibo bana gusa ufite, nta wundi mwana ufite? Ngo maze ngo Yesayi ngo aramubwira ngo hari akandi ngo kana ngo kagaherereze ngo karagiye intama. Nagira ngo inyito byonyine Yesayi yise uyu mwana Dawidi byagaragara ko yari umwana wata kandi wibagiranye. Nagira ngo abantu barakwibagiwe ariko Imana ntiyakwibagiwe. Abavandimwe bakwibagirwa ariko Imana ntago yakwibagirwa. Abo mukwana mu kazi bakwibagirwa ariko Imana ntiyakwibagirwa. Abo muvukana bakwibagirwa, itorero usengeramo ryakwibagirwa ariko ntago Imana yakwibagirwa. Ahari waratawe urangurarekwa ariko Imana ntago yakuretse. Imana iracyagufiteho umugambi, kandi nagira ngo uyu munsi wa none Imana igiye kugira icyo ikora ku buzima bwawe, kugira ngo wemere ko Imana idakirisha icumu cyangwa inkota. Ntabwo Imana ikirisha amaboko, mu kinyarwanda cyumvikana. Ntabwo Imana ikirisha amafaranga, ntabwo Imana ikirisha amashuri, ntabwo Imana ikirisha imiryango ikomeye. Imana ikirisha imbaraga zayo no gukora kwayo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo maze ngo Yesayi abwira Samweli aramubwira ngo nyamara kandi gaherereze ngo kari gasige ngo gusa ngo karagira inama. Nawe urabyumva inyito yabivuzemo. Ngo ariko ngo Samweli aramubwira ngo ntabwo turi burye, nta kintu na kimwe turi bukore uyu muhungu atabanje kuza. Ngo ibintu byose birahagarara. Nagira ngo nkubwire ngo hari ibintu byari byaranze ku buzima bwawe, yewe nta gaciro wari ufite mu muryango wawe, nta gaciro wari ufite aho wari utuye n'aho ukorera, ariko ibintu byose bigiye guhagarara. Bagiye kureka kurya, bagiye kureka kuryama kugeza igihe uje. Nagira ngo Imana ije kugutabara. Hari ibintu byinshi cyane byari byagufasheho ijambo bigiye guta agaciro muri iki gitondo. Nagira ngo nkubwire ngo muri kano kanya zamura kwizera kwawe, zamura kwizera kwawe, kuko ijambo ry'Imana rirahamye ridashidikanya ko hari ubutabazi bumanutse ku buzima bwawe. Hari ibintu byari byaranze, hari abantu bari baragufasheho ijambo. Abavandimwe bawe barize ntiwiga, barangije bavuga ngo ubwo utizura ikigo ntacyo uzimarira. Ariko nagira ngo hari ibintu bigiye guhagarara kugeza igihe nawe utabariwe. Dawidi ngo ibintu byose birahagarara, kurya ntibarya, ibitambo bagiye gutamba ntibabitamba. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bigiye guhagarara. Umuryango ukajya ukora ikintu ariko wabanje kugutumira, ukavuga ngo Susa adahari ntibyakunda, ukavuga ngo Mukeshimana adahari ntibyakunda, ukavuga ngo Ivan adahari ntibyakunda, ukavuga ngo Veva adahari ntibyakunda. Ibyo bigiye kuba ubirebesha amaso yawe. Wowe icyo ukwiriye gukora gusa ishikamishe kuwiteka, umushikamishe w'umutima, kugirire neza, ukora ibyo gukiranuka, ubundi ngo Imana irabikora. Ngo maze bakurya ntibarya, birumvikana ibiryo biricara bitegereza ko Dawidi aza. Hari ibintu bigiye kwicara bitegereze ko utabarwa, hari ibintu bigiye kwicara bigutegereze, bya bindi byagutesha agaciro, bya bindi byavuga ngo ntacyo uzimarira, bigiye gutegereza kuza kugira ngo nabyo bibashe kubona amahoro ndetse bituze. Ngo maze Dawidi Samweli avuga ngo nta kintu twakora ataje. Baragiye baramuzanye, bakimuzana ngo Imana iravuga ngo nuwo ngo nakubwiraga. Maze kagashumba kanuka urushumbashumba, kagashumba kanzwe katawe kugira ngo inyamaswa zikarebe mu ishyamba, uretse n'abakuru be na se, ngo na umuhanuzi w'Imana aramuhagurukira, arahaguruka mu icyubahiro, arangije amusukaho amavuta. Birakunda noneho. Abandi yarasukaga bikanga, abandi yasuka bikanga, ariko kuri Dawidi birembera. Nagira ngo nkubwire ngo abanyacyubahiro bagiye kuguhagurukira, abanyacyubahiro bagiye guhaguruka, abanyacyubahiro bagiye guhaguruka bavuye ngo n'uyu twari dutegereje. Abantu bagiye kuguhereza agaciro bari barakwambuye, kubera ko Imana iracyakuzirikana kandi Imana iracyagukunda. Nagira ngo nkubwire ngo abantu bari barakwanze bakaguta bagiye guhaguruka
guhaguruka ku buzima bwawe, bavuge ngo n'uyu nguyu twari dukeneye, bavuge ngo twari dutegereje. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru. Nagira ngo nkubwire ngo abantu bagiye kuvuga ngo n'uyu nguyu, abantu bagiye kuvuga ngo n'uyu nguyu, wari warananiwe gushaka, uri umukobwa icyangiro cyawe kikuriho, ariko hari abagiye kuvuga ngo n'uyu mugore nari ntegereje. Wa musore we nawe byari byaranze, ariko hari ugiye kuvuga ngo uyu niwe musore nari ntegereje, uyu ni wewe. Kandi mu by'ukuri ibyo byose bigiye kubera imbere y'amaso yawe. Ubu ni ubuhanuzi bwawe. Hari amateka agiye guhinduka. Hari abantu bajyaga baca kuri iduka ryawe ntibakugure cyangwa kuri butike yawe, bagiye kujya bavuga bati nta handi hantu tuzagurira ni aha ngaha, bitewe n'uko Imana igarutse ku buzima bwawe, Imana ikugarutseho. Rero Imana iramwimika, imaze kumwimika yisubira mu ishyamba. Nagira ngo nkubwire ngo hari abantu bimikwa bagahita bisubira mu ishyamba, hari abantu basukwaho amavuta bagahita bisubira mu ishyamba. Nagira ngo nkubwire ngo hari abantu rimwe na rimwe, hari igihe tujya dukunda guhura n'abantu bagahita bavuga ngo pasiteri, uri pasiteri se, bakareba bakavuga bati hari abantu muzahura Imana ikajya ibakoresha ibintu bikomeye, ariko wajya ubari ukabona ntibahuye n'ibyo Imana ibakoresha. Kubera iki? Hari abantu Imana isukaho amavuta ariko bagasubira mu butayu, bagasubira mu ishyamba. Hari abantu Imana isukaho amavuta ikabatoranya bagasubira mu ishyamba cyangwa se bagasubira mu butayu. Rero ngo Dawidi Imana imusukaho amavuta ariko asubira mu hehe? Asubira mu ishyamba. Mu gihe Sawuli Imana imusukaho amavuta yahise aba umwami uwo munsi, yewe na Salomo asukaho amavuta yahise aba umwami uwo munsi, ariko ngo Dawidi asutswaho amavuta yahise asubira mu ishyamba. Nagira ngo nkubwire bavandimwe, Imana araguhamagaye iragutoranya, yagiye gusezerana ibintu byinshi. Hari abandi bantu mwatoranyijwe umunsi umwe, murahamagarwa musukaho amavuta umunsi umwe, barasubizwa, we nturasubizwa. Nagira ngo mbwenge impamvu ubona utarasubizwa ni ukuri Dawidi. Dawidi ni umuntu wakoreshwe ibintu bikomeye. Nusoma Bibiliya uzabona mu bami bose babayeho bagiye bakora ibintu bidasanzwe, bagakora ibigwi, nta n'umwe wigeze ubaho uretse Dawidi. Dawidi yakoreshejwe ibigwi mu buryo budasanzwe, ndetse igihe kimwe amaze kwiciye umugabo bita Goliyati turi kureba, ngo abagore baririmbye indirimbo batera imbaraga ngo baravuga ngo Dawidi yishe inzovu ariko Sawuli yishe ibihumbi. Nagira ngo nkubwire ngo nawe ukwiriye guhindura intambara. Hari uburyo wajya kurwana intambara, ukirwanirira amashuri yawe, ukirwanirira imiryango yawe, ukirwanirira amafaranga yawe, ariko iki gitondo ukwiriye kurwana mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, kugira ngo Imana ikomeze kugira neza. Ngo Uwiteka aravuga ngo we Goliyati wanteranye icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Nagira ngo nkubaze ikibazo, ese mu ntambara ujya urwana mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, cyangwa urwana ku bw'amashuri yawe ndetse naho cyangwa urwana ku bw'amoko? Hari abantu benshi bari kurwana izo ntambara zimeze gutyo, ariko nagira ngo izo ntambara ntizizatsinda, ariko abazarwana mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, abo bantu bazatsinda. Bamwe ngo Sawuli nawe yari umwami udasanzwe, nimusoma Bibiliya muzasanga Sawuli yararenze, kuko Imana yajyaga imukoresha mu rwego rudasanzwe. Ariko ngo Dawidi we yararenze Sawuli, ngo kuko abagore batangiye kuri iminsi baravuga ngo Dawidi yishe inzovu ariko Sawuli yishe igihumbi. Aka ni ka gashumba kandi kari karatawe kararetswe. Nagira ngo nubwo waretswe ukangwa, ariko Uwiteka kugarutseho muri iki gitondo, wakira imbabazi z'Imana, wakira imbaraga z'Imana. Rero ndi kugenda nsatira kugenda nza gusoza, maze ngo igihe rero Dawidi yarasubiye mu ishyamba, igihe cyaje kugera urugamba rurarema hagati y'Abafilisitiya ndetse n'Abisiraheli, maze babakuru bajya ku rugamba. Igihe rero bari bagiye ku rugamba, ngo se aza gushaka umuntu yatuma abona nta wundi uretse Dawidi. Nuko abwira Dawidi ati ngwino ujye kureba abakuru bawe, ujye kureba ku rugamba uko bimeze. Aramutekerera cyangwa se aramupakirira ibyo agomba kujyana, arangije arabijyana. Ageze rero ku rugerero, ngo asanga kabaye, asanga ngo hari umugabo w'igihanda bita Goliyati. Ngo uwo mugabo yakamejeje pe, ngo arahagarara agatuka bise bose, agatuka ingabo z'Imana, agatuka umwami, agatuka n'Imana yabo. Ngo Dawidi ahageze abona ingabo zakwira imishwaro zirukanse zahunze, ndavuga ingabo z'Abisiraheli. Ngo Goliyati akamanuka, ngo yari ikigabo kirekire kinini cyane, ngo cy'igihanda, ngo maze kikamanuka cyavuga cyakwivovota, ngo Abisiraheli bose bakirukanya mu mahema bakihisha. Ngo Dawidi abirebye ngo abona nagahumera minwa, ngo arangije abaza ngo uyu muntu ukora ibinini. Baramusobanura, baramubwira ngo uyu muntu ni Goliyati. Abantu bose bananiwe kumwica, bananiwe no kumurwanya, ndetse n'umwami nuko. Kandi umwami mwibuke ko yari umwami umenyera iby'intambara kandi ukomeye bitaga Sawuli. Ngo maze Dawidi arabegera arabaza ngo ese uyu muntu koko, uyu muntu uzamwica bizagenda gute? Ngo maze ngo bakuru be, kubera ko bari bazi ko ari ka kantu kari aho ngaho, ngo baranyura bamwe ngo Dawidi turakuzi n'ubwibone bwe. Nagira ngo hari abantu bakuzi ari umuntu usanzwe uri hariya, bagiye gutungurwa babonye Imana ikugiriye neza. Hari abantu bakubonaga bakavuga ngo buriya ngo yanike, mbese buriya ngo hari ikintu yazagera ngo kwanaka ngo hariya.
ariko bagiye gutungurwa babonye Imana igukorera ibitangaza. Hari abantu bavuga ngo soso hariya kwa naka, kwa nyiranaka na naka, nguriya ngo wapi. Nagira ngo bagiye gutungurwa babonye Imana igukoresha iby'imbaraga batigeze babona ku buzima bw'umuntu wari we wese. Ngo maze ngo batangira kumwukina, batangira kuvuga ngo ubwibone bwawe turabizi Dawidi, batangira kumurebera muri ya shusho bari bamureberagamo. Abantu bagiye gukomeza kureba muri ya shusho, ariko mu by'ukuri Imana yamaze kugutabara. Abantu bagiye gukomeza kureba nk'umuntu utazagira icyo yimarira, ariko Imana yamaze kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Imana ikomeze kutugira neza, Imana ikomeze kuturengera, Imana ikomeze kudutabara, Imana ikomeze kuturwanirira. Ngo maze Dawidi abonye ko bakuru bamurembeje, ngo arahunga, ngo ajya hirya yabo asanga abandi bantu. Arababaza ngo uyu muntu uzica uyu mugabo bizagenda gute? Barangije baramubwira ati rero umuntu uzica uyu mugabo, umwami yavuze ko azamushyingira umukobwa we ndetse akamuhemba bidasanzwe. Ngo Dawidi aravuga ngo nimunshyire umwami. Ngo ageze imbere y'umwami, ngo umwami arangije aramubwira ati se wa mugabo wa gahungu we, kari n'agahungu gatoya kumugenda, wa gahungu we, ko tutwamenyera iby'urugamba, wowe uri muntu ki wajya kurwana guhangana n'uriya mugabo? Ngo maze Dawidi ngo arangije ngo atangira kumubwira ibyamubayeho. Buriya iyo tuvuga ngo tanga ubuhamya tuba tuzi icyo turi kuvuga. Ngo atangira kuvuga ibyamubayeho. Nagira ngo hari abadayimoni bicwa n'ubuhamya. Hari abadayimoni bicwa n'ubuhamya bagasinzira guhwera, bagata agaciro ku buzima bwawe. Ubuhamya ujye ubutanga, ujye uvuga Imana, uvuga imbaraga zayo n'imirimo yayo, kuko hari abadayimoni bacwekera bagasinzira bakabura icyerekezo, bakakwira imishwaro ku buzima bwawe. Ngo maze Dawidi maze Sawuli amubaza ngo wowe bite byawurinde? Aramubwira ati ngende mwene Yesayi umugaragu wawe. Aramubwira ngo se sha ubundi wowe uri muntu ki wajya kurwana? Nimba nge nihishe n'ingabo bakuru bakaba bihishe, ni gute wabasha kujya kurwana? Nagira ngo niba Imana ikwemera, ugiye kurwanaho rukomeye kandi utsinde, ugiye kuba mu mwanya gushakamo kandi utsinde. Imana igushyigikire kandi Imana ikomeze kutugira neza cyane muri iki gitondo. Ngo maze umwami aramubwira ngo ese uri muntu ki? Ngo maze Dawidi aramubwira ati ngewe umugaragu wawe najyaga ndwana n'idubu. Idubu yaza gutwara umwana w'intama, kuko nagiraga intama za data, narayifata nkayivutagura nkayicakira, ngo namara kwicakira nkayikuramo umwana w'intama mu kanwa kayo, nangiza nkayivutagura nkayica. N'intare yarazaga bikagenda gutyo. Aravuga ngo ubwo nishe rero intare n'idubu, nzicura Mufilisitiya uko nishe imwe muri izo nyamaswa. Nagira ngo hari ubuhamya papa, hari ubuhamya mama, hari ubuhamya sister wanjye, hari ubuhamya muvandimwe, hari ubuhamya bugira ibyo buhindura, ubuhamya bucikisha abadayimoni. Hari igihe inzara yagukubita abadayimoni bakavuga ngo urapfuye noneho karabaye, ugahita ubabwira ngo dayimoni umenye ko n'ejo bundi nariye, umenye ko n'ejo bundi byagenze neza, umenye ko n'ejo bundi hari ukuntu byagenze. Dayimoni akaza ubukode burakwishe piri yavuga avuga ati umenye ko n'ejo bundi inzu yishyuwe di. Hari abadayimoni bicwa n'ubuhamya, hari abadayimoni bicwa n'ubuhamya. Ngo none se ngo ubungubu kumaze imyaka 2 utabyara, babwire ngo dayimoni nabonye Imana narashatse, ubwo nashatse nzanabyara. Ubuhamya hari ikintu bihindura ku buzima bwawe. Ngo maze Dawidi ngo Sawuli yambura imyenda ye, ikimenyetso cyerekana ko yaramugabiye ubwami. Mwibuke ko Dawidi nubwo yaragiraga intama, ariko yaramaze kuba gusukwa amavuta y'ubwami. Muri make yari umwami uri kugenda ariko utarahishurwa. Birashoboka ko Imana yagusuye amavuta ariko utarahishurwa. Nagira ngo nkubwire ngo icyo ukwiriye gukora, ba maso usenge yo gucika intege, kuko Imana yiteguye kugira neza. Ngo maze umwami yambura imyenda aramwambika, ngo ariko Dawidi azamuye yumva wapi, agenze yumva ntibyakunda. Nagira ngo ngo abantu benshi bagiye biyambika bajya mu mwambaro w'abandi bantu. Arashaka umushumba atari umushumba, arashaka umuvuga butumwa atari umuvuga butumwa, arashaka umuhanuzi atari umuhanuzi, kugira ngo yishyire muri iyo myenda. Bene ibyo bintu rero birabaremerera kugeza ku rwego birangira n'ubundi babitaye, kubera ko ntabwo ari ibyabo. Dawidi aravata ibi bintu simbimenyere binkuremo. Arangije ngo Dawidi yifatira ngo ajya kurwana, yifatira inkoni yarigendera, afata umuhumetso we, ngo ageze imbere ku ruzi rwari ruhari, ngo atoragura amabuye 5. Arangije arazamuka, ngo uyu mugabo bita ngo Goliath akimubona, ngo atangira kwivovota. Aramubwira ngo niko sha wakana we, ngo kunteranya inkoni ndetse urabona ndimbwa njyewe. Ngo arangije ngo Dawidi avuga aya magambo twasomye. Dawidi avuga aya magambo twasomye, amagambo akomeye cyane. Dawidi ngo aramubwira ati, abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho.
nagira ngo nkubwire ngo nawe ukwiriye guhindura intambara. Hari uburyo wajya kurwana intambara, ukirwanirira amashuri yawe, ukirwanirira ngo imiryango yawe, ukirwanirira ngo amafaranga yawe, ariko iki gitondo ukwiriye kurwana mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, kugira ngo Imana ikomeze kugira neza. Ngo Uwiteka aravuga ngo we Goliyati wanteranye icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Nagira ngo nkubaze ikibazo, ese mu ntambara ujya urwana mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, cyangwa urwana ku bw'amashuri yawe ndetse n'aho ukomoka, cyangwa urwana ku bw'amoko? Hari abantu benshi bari kurwana izo ntambara zimeze gutyo, ariko nagira ngo izo ntambara ntizizatsinda, ariko bazarwana mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, abo bantu bazatsinda. Ngo maze uyu mugabo bita Goliyati ngo ubwibone buramutera, ngo ahita akuramo ingofero arajugunya. Nagira ngo nkubwire muvandimwe, hari ikintu ukwiriye kumenya. Satani iyo yaje mu buzima bw'umuntu atuma abasha gutakaza kwizera, ariko nagira ngo nimba Satani yaraje mu buzima bwawe agatuma utakaza kwizera, umurwanye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turwanye Satani azaduhunga, twegere Imana izatwegera. Amagambo akomeye rero yaravuze ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice nguce igihanga, kandi aravuga ngo kandi ndakugaburira ibisiga n'inyamaswa zo mu kirere. Avuga amagambo akomeye tugiye gusorezaho ku murongo wa 47, aravuga ngo kandi iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uza batugabiza. Nakirereza ijambo ry'Imana. Iri jambo reka ribe mu buzima bwawe riguhindure. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo Uwiteka akirisha amafaranga, ntabwo Uwiteka akirisha amashuri, ntabwo Uwiteka akirisha imiryango ikomeye, ntabwo Uwiteka akirisha tonto cyangwa anko, ntabwo Uwiteka akirisha mama cyangwa papa, ntabwo Uwiteka akirisha amashuri wize, ntabwo Uwiteka akirisha ibitekerezo by'ibyo utekereza. Uwiteka afite inzira nyinshi akoreramo kugira ngo Imana igire neza uwo yaremye. Ngo maze Dawidi ngo arangije ngo agenda ateye intambwe yegera umuntu umuteye. Wibuke ko uyu muntu yari igihanda, ba Sawuli bose barutwana imbere ye, nta n'ikintu bavugaga, bose yaravuga bakiroha mu mahema, bakihisha, bakiyenyegeza ku mugani w'umurundi. Ngo maze barangije ngo arangije ngo uyu mugabo Goliyati ngo agenda yegera Dawidi. Dawidi nawe ntiyatinya, agenda amwegera n'umuhumetso we n'inkoni ye. Nagira ngo nkubwire ngo uko ukwiriye kuba mu mwanya Yesu agushyizemo, ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Niko Pawulo yanditse. Ngo maze ngo ageze muri cya kibaya, ngo atora amabuye 5, ngo arangije agenda yegera Umufilisitiya, atangira gufata umuhumetso we, atangira gushyiramo ibuye, afata ibuye ashyiramo. Ngo maze Uwiteka Imana, mwibuke ko intambara y'Uwiteka Imana, ibyo urwana byose n'Uwiteka Imana, ni intambara niye, niwe uzarwana, niwe uzagushyigikira. Ngo maze ngo mu gihe rero ngo Dawidi ari kugenda yegera Goliyati, Goliyati atangira kumubwira ngo se kunteranye inkoni, urabona ndimbwa njyewe. Ngo arangije ngo ubwibone buzamuka mu mutima we, ngo Imana imuteza ubwibone. Ngo arangije akuramo ingofero barajugunye. Ngo amaze kujugunya ingofero, ngo aravuga ati karakana rwose nta bintu byinshi, nta by'intwaro naki, njyewe ndaza kukifasha. Noneho ngo mu gihe agikuramo ingofero, ngo Dawidi ngo aba arekeye umuhumetso, arazunguje, ngo yohereje, ngo bita bigenda mu ruhanga mwe yakuyemo ibyari birinze umutwe we. Ngo maze ngo aba arabandagaye. Nagira ngo tera ibuye ryo kwizera muri kino gitondo. Dawidi yateye ibuye ryo kwizera, ntabwo Dawidi yateye intwaro, ntabwo Dawidi yateye ibuye iri ngiri risanzwe, ahubwo Dawidi yateye ibuye ryo kwizera. Aravuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo wasuzuguye uyu munsi igiye kukungabiza, njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka. Nibuye rishushanya kwizera. Nawe ugira ibuye utera muri iki gitondo. Tera ibuye kuri kiriya kigezo cyakubase, tera ibuye kuri kiriya kintu cyakunaniye, tera ibuye, Imana irakugira neza. Tera ibuye kuri buriya burwayi. Ndavuga kwizera. Izerera ikibazo cyawe, izerera iyo ntambara uri kurwana, Imana iramanuka ikugire neza, Imana iramanuka ikurengere. Ngo maze Dawidi afata ibuye ashyira mu muhumetso, arazunguza. Nawe zunguza, uyirambirwa zunguza no gusenga. Senga wirambirwa, kuzunguza no gusenga. Senga wirambirwa, usengane kwizera, Imana irakugira neza. Icyo kigeragezo uri kurwana nacyo, senga wirambirwa, senga wicogora. Izo ntambara uri guhura nazo, senga wicogora, kuko Imana igiye kugira neza. Ngo maze arazunguza, warangije ngo arekura mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Ngo maze ryawe ragenda
yikubita mu gihanga hagati cy'Abafilisitiya, abaraguye akigwa. Dawidi barirukanse, aragenda afata inkota ye amukeba igihanga. Ibyari urugamba, ibyari intambara yatsinzwe n'Abisiraheli, maze ngo Abisiraheli barahindukirana batangira kubica, bica Abafilisitiya barahunga. Nagira ngo hari ibintu bigiye guhunga ku buzima bwawe, ndahanura ubuzima bwawe. Hari ibintu bigiye guhunga ku buzima bwawe, hari ibyari byarakuzengereje bigiye guhunga, kugira ngo bimenye kuri ari Imana yabanye nawe kandi ari Imana wizeye. Hari ibintu byari biri ku buzima bwawe, hari ibintu byari bigucogoje, ubukene bwari bugucogoje, bugiye guhunga mu izina rya Yesu. Intambara zari zibaye nyinshi, mu rugo nta byishimo nta mahoro, ibyo bigiye guhunga mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya bwira ibyo kintu cyari kikuzengereje, ukibwire ati wakinuwe, ucyature mu izina ukivuge, ukibwire ngo none aha ngaha Uwiteka Imana yanjye iri ku ruhande rwanjye, urahunze. Nagerageje kwirwanirira ariko muri kano kanya birarangiye, kubera ko Uwiteka adakirisha inkota, adakirisha icumu. Nagira ngo muri iki gitondo ni wizere. Hari ukuntu dukora plan tukabara imibare y'abantu, ugahita ureba ukabona nta terambere uzagira, ukavuga ngo reka njye kwiga gusuka, ahari wenda nibwo nzatera imbere. Iyo ni imibare yawe. Kuko abasuka bose ntabwo ariko byaciyemo. Ukavuga uti ngiye kwiga, niga amashuri nzatera imbere. Kwiga ni byiza, ahubwo umuntu utarize nawe ugiye kwiga, nawe wacikije ugenda ujye kwiga ni sawa, ariko kwiga kwawe ntabwo bivuze ko ariho uzatabarirwa cyangwa se ariho uzaterera imbere. Hoya, njyewe nzi abantu, reka ntaza kumuvuga izina, wize yiga neza cyane, yiga mu ishuri ryiza cyane. Murabizi neza ko mu minsi yashize iyo umuntu yabaga yarize mu Hindi yabaga yarize kabisa, murabizi neza, kuko n'ahantu hari amashuri, wenda ubu ngubu hasigaye n'abandi bantu, n'ahandi hantu henshi abantu bashobora kwiga kandi akaba afite amashuri akomeye. Ariko uwo muntu ariga, ariko ejo bundi nahoze ndi kuganira nawe, ari kumbwira imbaraga z'Imana, ambwira ati pastor, ubu ngubu rwose nahuye no kuboko kw'Imana, ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane, Imana yangiriye neza. Ndamubwira nti ariko koko umuntu akiga ishuri ryiza kuriya, akiga neza, afite masters, akagira masters yo mu Buhinde, koko akabura akazi? Ndakubwiza ukuri muvandimwe, ntabwo Imana ikirisha amashuri, ntabwo Imana ikirisha imiryango, ntabwo Imana ikirisha ubwenge. Imana ni Imana ikirisha imbaraga zayo n'imbabazi zayo. Nagira ngo nkubwire ngo aragenda arasenga aringinga, ntabwo akazi afite uyu munsi wa none akubwira ko ari uko afite iyo metirize yo mu Buhinde. Oya, akubwira ko akazi afite ari Imana yamutabaye, yamugiriye neza. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntikirisha amaboko, ntikirisha icupa, ntikirisha inkota. Imana ikirisha ubushobozi bwayo n'ubutware bwayo. Ibyo nibyo yabwiye umugabo bita Gideon ubwo yaratoranyije agiye kujya mu rugamba, ngo Imana yamubwira ngo genda utoranye ingabo muzajyana, ngo habaye kubisemo 32,000. Imana yavate wapi? 32,000 mbikoresheje ntago bazavuga ko ari Imana yabarwaniriye, bavuga ko ari imbaraga zabo. Ngo Imana yamubwira ngo bajyane bashyira ahantu hamwe, baragenda bajyana hamwe. Arababwira ngo batangarizwe ngo umuntu ufite ubwoba n'umuntu ufite ikibazo cyo wese nasubiriwe yisubire mu ngo nigende. Ngo hagenda 22,000, ubwo numva hasigaye 10,000. Arababwira ati bano bantu nabwo, aramubwira ati bano bantu nabwo ni benshi. Ngo arangije ngo aramubwira ngo ngaho ubajyane ku ruzi, bajye kunywa y'amazi. Bahageze arababwira ati ngaho ni Gideon, arababwira ati ni munywa amazi, buri wese anywa amazi. Hakaba hari umuntu washize inkota, abashize intwaro hasi banywa amazi, abaje bagiye nk'imbwa, abafatishije inkota cyangwa se intwaro ukuboko kumwe, ukunda akaba ariko banywesha amazi. Ngo maze ngo babaze basanga umuntu wafashe inkota intwaro ye akanywesha ikiganza kimwe, ngo basanga n'abantu 300. Abandi bose Gideon Imana yamubwira ngo ngaho abo bose bohereze, barabohereza, asigara abantu 300. Ngo Imana yamubwira ngo abo bantu 300 rero nibo nzakirisha Abisiraheli. Aba bantu 300 nabo ntago barwanye, nabo ntibafashe inkota ngo barwanye. Oya, nta nubwo bafashe imyambi cyangwa imiheto. Oya, ahubwo ngo bafashe ibibindi, bafata amabubura n'imvumba n'ibiki byose, barangije ngo baba ari byo bajya guteza. Ubuse ikibindi cyakwica umuntu, ikibindi cyakubita umuntu hasi se? Nagira ngo Imana ntabwo ikirisha inkota, ahubwo Imana ikirisha imbabazi zayo n'imbaraga zayo. Rero muri iki gitondo wongere wizere. Wari waratekereje ko uzatera imbere kubw'ibintu runaka,
kubw'amashuri wize, kubw'amafaranga ufite, kubw'ababyeyi. Nagira ngo senya wongere wubake mu izina rya Yesu. Senya wongere wubake kuri Kristo. Kristo niwe ntwaro, Kristo niwe wakuneshesha, Kristo niwe wakubashisha. Waravuze ngo uzashaka ari uko wabonye amafaranga. Uragiye ahubwo karabaye. Uzi ko hari abantu bashatse bakagira imiryango batagira n'igiceri cy'ijana, ku munsi w'ubukwe bikaba byanze, ariko Imana ikamutabara kugira ngo atazirata ko ari amafaranga ye yakoresheje. Imana igiye ibikora igakorera umuntu ubukwe nta kintu yibereyeho. Nagira ngo kuri ubona utarakoresha ubukwe si uko nta mafaranga ufite, urimo uritiranya ikibazo. Wapi? Ni ukugira ngo Imana izakwereke ko ari igukoreye ubukwe, atari intege zawe, atari amafaranga yawe, atari ubwiza bwawe. None se ko Imana yemera 16, 17, 18, 22, 23 bikarangira, igihe umukobwa aba shining arabagirana ameze neza, ukagera muri 30, ukagera muri 35, ukagera muri 40, ubuhihi bukaza, akaba ari gukoresha ubukwe. Kwari ukugira ngo uzajye uvuga Imana yagukoreye ubukwe, apana kuvuga ngo nari mwiza rero tayi ari oya. Imana ntabwo igikirisha inkota cyangwa se icumu. Imana ikirisha imbaraga zayo no kuboko kwayo. Maze ngo Dawidi Imana iramukoresha ari agashumba katigeze kamenyera intambara, ngo abantu batangira kukavuga, baravuga ngo Dawidi yishe inzovu ariko Sawuli yishe ibihumbi. Nagira ngo nkubwire muvandimwe, abantu bagiye guhindura amagambo ku buzima bwawe, abantu bagiye kubona ko ari Imana yabanye nawe, abantu bagiye kubona ko ari Imana yahinduye ubuzima bwawe. Hari amagambo abantu bagiye guhindura. Muri iki gitondo ndagutangariza ko hari ibintu Imana inyuranyije ku buzima bwawe. Imana ije gukirisha imbaraga zayo, ntabwo Imana izakirisha amashuri n'ibindi ku buzima bwawe. Ibyo byose Imana yabikoresha, birashoboka yabikoresha, ariko ninabikoresha irabanza ikakwigisha, ikagushyira mu mwanya kugira ngo uzamenye ko atari amashuri yawe cyangwa ubwenge bwawe, ahubwo ari Imana ubwayo ibikoze. Tugiye gusenga rero. Ahantu waba waracogoye ukagwa ugasubira inyuma, ubwira Imana ngo Mana ndongeye ndakwizeye. Ahantu waba warazanye amanalize yawe, ntiwite ku by'Imana yavuze cyangwa se igambire gukora, ahubwo ukazana mu bwenge bwawe. Ndakwinyuze cyo gufugira Imana ngo Mana mbabarira, noneho uyu mwanya ibintu byose narubatse ndasenye, ngwino ubane nanjye. Nagira ngo mbwire ngo Imana ntabwo ikirisha icumu, ntabwo ikirisha inkota, Imana ntabwo ikirisha amashuri, ntabwo Imana ikirisha amafaranga. Imana ikirisha ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Wongere wizere muri kano kanya, wongere wizere muri iki gitondo. Imana ije muri ubwo burwayi bwawe, Imana ije muri icyo kibazo wari ufite, Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera. Wizerane nanjye, tugiye gusenga, nawe wisengere, ugira ikintu ubwira Imana. Nimba waracogoye ubwira Imana, nimba hari ikibazo wari ufite cyakuzengereje, kereka Imana ubibwire ngo Mana sobanukiye kudakirisha inkota cyangwa icumu, ahubwo ukirisha ubuntu bwawe. Uyu mwanya nanjye ndengera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abana be baciye bugufi imbere yawe, tubonye kudakirisha inkota cyangwa icumu, ahubwo ukirisha ubuntu bwawe. Iki gitondo turakwinginze, ngwino wongere uganze kandi wongere utegeke, wongere ukingure imiryango, wongere ucinzira mu izina rya Yesu. Reka imirimo n'ibitangaza byawe bigaragare, reka imbaraga zawe zigaragare, reka ubwiza bwawe bugaragare katika jina la Yesu Kristo. Tubonye kudakirisha inkota cyangwa icumu, abana be bari imbere yawe, bazindukize muri iki gitondo, ntibaryamye, bavuze ngo reka tube imbere y'Imana. Mwami Yesu, reka nabo bagirire neza, babone ukuboko kwawe, babone neza yawe. Ibyari byarivanze ku buzima bwawe bivangure, ibyari byarananiranye bishyire ku murongo kubw'izina ryawe. Uwiteka Jehova, niwe watabara Nike, niwe watabara Serine, niwe watabara Soso, niwe watabara Mukeshimana, niwe watabara Veve, niwe watabara Ayifani, niwe watabara Yuza. Bose wabatabara bagira neza. Imbaraga z'Imana reka zibamurikeho, imbaraga z'Imana reka zibagaragareho. Uko watabaye Dawidi, uko warwaniriye Dawidi, uko wamurengeye, uko wamusumbishije abavandimwe kandi bari barize we nta shuri yagezemo, uko wamusumbishije umwami w'igihugu cyabo ukamugira umwami. Mwami Yesu, abantu nabo bagirire neza, ubasumbisha amahanga. Wavuze ko tuzaba hejuru tutazaba hasi, tuzaba imitwe tutazaba imirizo. Reka Uwiteka ubikore kandi ubigenze neza. Ndagushimiye Data kubw'impuhwe n'imbabazi zawe. Ndagushimiye ko hari icyo ukoze muri aya materaniro, hari icyo ukoze muri iri jambo. Urakoze kubigenje neza, urakoze kukinguye imiryango, ukijijemwo abantu, ubohoyemwo abantu, utabayemwo abantu. Mu izina ryawe Yesu rifite imbaraga. Urakoze Papa. Amen. Amen.